Bongeye kwibutsa abayisilamu n'abayisilamukazi yuko igikorwa cyo kwandika abazajya gukora hijja umwaka wa 2026 byatangiye hashingiwe ku itangazo rya Minisiteri ishinzwe ibikorwa bya hijja mu gihugu cya Saudi Arabia. Bityo ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, Rwanda Muslim Community, bunejejwe no kumenyesha abayisilamu ko bwatangiye kwandika bifuza gukora umutambagiro mutagatifu hijja. Kwiyandikisha bikorerwa ahangaha kuri umusiti wa Madina mu biro ku muntu ubishinzwe ahangaha, cyangwa se no ku musiti ubarizwaho, cyangwa se mu biro bya imamu y'intara, cyangwa se imamu w'akarere. Bityo abanyislam turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala abo Allah zashoboza gukora hijja uyu mwaka wa 2026 mwaka wa 1447 Allah azabahe kuzatunganirwa no kubona ibi byiza twumvise muri khutuba yacu. Ku munsi wo kwa gatandatu ejo no ku cyumweru hari igiterane kizaba hariya ku Marange kibwiriza butumwa cyo kuhamagarira abantu no kubabwira ibyiza by'idini yacu w'Islam. Nje nawe tubigiremo uruhare inshallah taala kugira ngo iki gikorwa kizagende neza ku munsi w'ejo bi'idhnillah taala. Ijwi ry'umuyisilamu, dutume tugutumikire mu Islam, ibikorwa ni wowe bikorerwa. Mafuti yaje kudusura ntabwo nanamubona. Yego urakoze cyane. Abonye mufuti nari nsanzwe ntamubona, ariko bwari bwo bwa mbere byakiriye neza. Harikoro dutegereje ikiganiro tuzamubwira ibyifuzo byacu bisesuye dufite. Mafuti yaje kudusura ntabwo nanamubona. Alhamdulillahi rabbil alamin, khalaqal bashar ajma'in wa musarrif umurihim fi dunya wad din. القائل في كتابه العظيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعا عباده إلى حج بيته العظيم ليكتب لهم الثواب الجزيل ولينالوا جوده وإكرامه بالعتق من نار عذابها أليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للمتقين أفضل من طاف وسعى ولبى والذي قال في سنته من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي الوصية الجامعة لكل خير، فهي الوصية للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام فرضه الله سبحانه على المسلم المستطيع بقوله: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ishimini kuzo byuzuye ni by'Uwiteka Allah, we waremye ikiremwa muntu, we waremye ibiremwa byose, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Allah subhanahu wa ta'ala niwe dukwiriye gushima, we ugenga gahunda zose abantu tugenderaho mu buzima bwacu bwa hano kuri isi. Allah niwe dukwiriye gushima, we watubwiye muri Qur'ani agira ati: walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Ni itegeko Allah yategetse abantu gukora umutambagiro mutagatifu hijja kuri iyo ngoro, kuri wa wundi ubifitiye ubushobozi.
ndahamye yuko nta yindi Imana ikwiriye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi ariyo Allah, ntabangikanywa n'icyo ari cyo cyose, ndetse ndahamye yuko Muhammad ari umugaragu w'Imana akaba n'intumwa yayo. We watubwiye mu magambo ye matagatifu agira ati umuntu uzakora hijja ntakoremo ibyaha ntakoremo amakosa, agaruka mu gihugu cye mu gusoza hijja ye Allah amubabariye ibyaha bye byose, ameze nkaho avutse bundi bushya. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'ababakurikiye mu byiza n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kuzageza ku munsi mperuka. Dusaba Imana Allah yuko yadushyiramo urumubare. Bagaragu b'Imana baje kubagira inama, nanjye ntibagiwe yuko twarushaho gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Niwo murage Allah yahaye abatubanjirije, ni nawo murage Allah yahaye ibirimwa byose. Allah aratubwira muri Qur'an agira ati twahaye umurage, twategetse babandi bahawe ibitabo mbere ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndetse namwe ummati Muhammad mwese twabahaye itegeko ryo gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Allah aratubwira muri Qur'an agira ati yemwe abemeye mutinye Allah subhanahu wa ta'ala ukuri ko gutinya Imana, kandi muramenye urupfu ntiruzabagereho mutari abayisilamu. Bagaragu b'Imana, inyigisho zacu z'uyu munsi turaza kurebera hamwe fi fadailil hajji, bimwe mu byiza byo gukora hijja, kubahiriza inkingi mu nkingi zigize inkingi y'Uislamu. Ibadallah, Allah aratubwira muri Qur'an muri suratu Ali Imran aya 96, Allah aragira ati inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah ati mu byukuri ingoro ya mbere yashiriweho abantu kugira ngo bagaragire Allah, kugira ngo basenge Imana, ni ya yindi iboneka mu mujyi wa Makka, ni ya yindi iri Makka. Allah aratubwira ati rero aho hari iyo ngoro, aho Makka, Imana iti mubarakan, iyo ngoro yuje imigisha, wa hudan lil alamina, kandi n'umuyoboro ku birimwa byose bituriye isi. Allah agakomeza tubwira murongo wa 97, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Aho hari iyo ngoro iri Makka irimo ibimenyetso bigaragara. Muri ibyo bimenyetso Allah yatubwiye maqamu Ibrahim, hari ahantu Ibrahim yahagaze arimo arazamura inkuta n'inkingi z'iriya nzu ya Al-Kaaba. Allah aratubwira ati rero waman dakhalahu kana amina, umuntu uzinjira hariya hantu azaba atekanye, azaba ari umuntu ufite amahoro. Allah agasoza iyi aya 97 agira ati walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Kubw'ibyo ni itegeko kuri wa wundi ufite ubushobozi, wa wundi Allah yahaye umutungo n'imbaraga zo kuba yagera hariya hantu kugira ngo yubahirize iri tegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Gukora hijja rero ni kimwe mu nkingi zigize inkingi z'Uislamu, ni itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala kuri wa wundi ubifitiye ubushobozi, nkuko byaje ni muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah gasoze ayatubwira ati waman kafara, umuntu uzahakana itegeko rya hijja, haryemere akanga kuryubahiriza, fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, azasobanukirwe yuko mu byukuri Allah arihagije ntacyo akeneye mu biremwa bye. Kutajya kwawe gukora hijja ntabwo igihombo Allah ari ukibona, ahubwo igihombo ni kuri we wanze kubahiriza itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo abana Islam, gukora hijja bifite ibyiza byinshi nkuko byaje mu magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala no mu magambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah abwira Ibrahim amutegeka guhamagarira abantu, yaramubwiye ati wa adhin fi nnasi bil hajji, yewe Ibrahim hamagarira abantu baze bakora umutambagiro mutagatifu, baze basure hano hantu, baze basarire kuri uyu musigiti. Allah atubwira muri Qur'an agira ati liyashhadu manafi'a lahum, kujya hariya hantu abantu bareba, babona, bahabwa inyungu zabo, yaba ari mu buzima bwa hano kuri isi n'ejo hazaza ku munsi mperuka.
na hadithi nyinshi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam zitugaragariza ibyiza byo gukora hijja. Ni hadithi yakiriwe na Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyul amal afdalu qala imanun billahi wa rasulihi qila thumma madha qala al-jihad fi sabilillah thumma qila thumma madha qala hajjun mabrur. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadithi igaragaza yuko anna al-hajj min afdali al-a'mali wal qurbati 'inda Allah. Gukora hijja, kubahiriza inkingi mu nkingi zigize inkingi y'Uislam, ni kimwe mu bikorwa byiza bishimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, na kimwe mu bikorwa umwemeramana akora kiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam baramubajije ikibazo, baramubwira bati ya Rasulallah, intumwa y'Imana, ni ikihe gikorwa cyiza kurusha ikindi, gifite uburemere, gifite n'ibihembo? Intumwa y'Imana irababwira iti imanun billahi wa rasulihi, kwemera Allah no kwemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bakomeza kumubaza nyuma yo kwemera Allah n'intumwa y'Imana ni ikihe gikorwa kindi cyiza? Intumwa y'Imana irababwira iti al-jihadu fi sabilillah, guharanira inzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Qila thumma madha, bongera baramubaza ikindi gikorwa. Intumwa y'Imana irababwira iti hajjun mabrurun, ni hijja umuntu akoze neza, hijja yemewe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hajju ya'dulu al-jihad fi sabilillah, ukora hijja mu bigaragaza agaciro n'ibyiza bya hijja nuko umuntu abona ibihembo nk'umuntu wagiye mu nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri jihad. Wa yanubu anhu liman la yaqdiru alayhi wa man la yukallafu bihi. Si ibyo gusa, gukora hijja bijya no mu mwanya kuri wa wundi udafite ubushobozi bwo kujya muri jihad cyangwa se wa wundi utaritegetswe. Yukoze hijja wandikirwa ibihembo nk'umuntu wagiye muri jihad, nk'uko byaje muri hadithi yacu na Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minina radhiyallahu anha qalat ya Rasulallah nara al-jihad afdalul a'mal afala nujahid. Aisha radhiyallahu anha yinabemeramana umugore w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabaje intumwa y'Imana aramubwira ati ya Rasulallah, mu byo tubona mu bikorwa byiza bifite ibihembo harimo na jihadu fi sabilillah, ese natwe ntabwo mwaduha uburenganzira tukajyana namwe muri jihad? Qala, intumwa y'Imana iramusubiza iti la lakin afdalul jihadi hajjun mabrurun. Wa fi riwaya qultu ya Rasulallah ala naghzu wa nujahidu ma'akum? Faqala lakin ahsana al-jihad wa ajmaluhu al-hajjul mabrur. Aisha akimara kubaza icyo kibazo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana iramubwira iti oya, jihad nziza kuri mwebwe, jihad ifite agaciro n'ibihembo ni ukujya gukora hijja, ni ukubahiriza inkingi kandi hijja igakorwa neza. Aisha akimara kumva aya magambo n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati fala ad'u al-hajja ba'da id samitu hadha min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nyuma yo kumva izinama z'intumwa y'Imana no kumva ibyiza n'agaciro ko gukora hijja, ntabwo nzongera kureka kujya gukora hijja umutambagiro mutagatifu. Bityo abana Islam, hadithi ni nyinshi zitugaragariza ibyiza byo gukora hijja. Wal hajjul mabrur laysa lahu thawabun illa al-janna, hijja nziza itunganye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam qala fi hadithihi alladhi rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Intumwa y'Imana iti umuntu ukoze umra akongera gukora indi umra mu kindi gihe, hagati ya umra yindi n'indi ibyaha wakozemo aho ngaho Allah arabikubabarira. N'umuntu uzakora hijja akayikora neza ikaba ari hijja yemewe, uwo muntu mu by'ukuri igihembo cye nta kindi usibye ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nta n'ikindi gihembo kiruta abantu kuzabona ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz. Umuntu uzarokorwa ntajye mu muriro wa jahannam, ntiyinjizwe mu muriro wa jahannam, ahubwo akajya mu ijuru, uwo ngo azaba atahukanye intsinzi ihambaye cyane. Bityo abana Islam, kubahiriza inkingi ya gatanu mu nkingi zigize Ubuislam ariyo hijja, ukigomwa umutungo, ukigomwa ubushobozi yaguhaye ukabutanga lillahi kubera Allah, umenye yuko igihembo gihambaye Allah azaguhemba n'ijuru, nta udakeneye ijuru. Bityo abana Islam,
twihutire gukora ibikorwa bizaduhesha ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hajjul mabruru sababun li ghufrani dhunub. Hijja ni nziza itunganye yubahirije amategeko yose, umuntu akayikora neza. Mu byukuri iyo hijja ibihembo umuntu abona nuko ababarirwa ibyaha bye byose, akagaruka nta cyaha na kimwe afite, nkaho avutse bundi buke. Nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabitugiye muri hadithati, man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummuhu. Intumwa y'Imana iti umuntu uzakora hijja ntakoremo ibyaha, ntakoremo amakosa, mu kugaruka agaruka nta cyaha afite, Allah yamubabariye ibyaha byose nkaho akivuka ari umwana mushya uje hano kuri isi. Wal iktharu min al hajj wal umra yanfiyani al faqr. Nanone mu byiza byo gukora hijja ndetse no gukora umra, umuntu akabikora kenshi mu buzima bwe, byirukana ubukene. Umuntu ukora hijja ugatanga umutungo wawe, ugatanga amafaranga, amadolari, amashiringi, umutungo wari wose wakugeza hari Maka, umenye yuko ntabwo bigabanya umutungo wawe, ahubwo Allah kurinda ubukene akakurinda n'ubutindi. Numwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadith yaravuze ati, tabi'u bayna al-hajj wal-umra fa inna al-mutaba'ata baynahuma tanfi al-faqra wad-dhunub. Numwe y'Imana iti ngo mujye mukora hijja, mujye munakora umra, kubera yuko byirukana ubukene, byirukana ubukene. Bityo abavandimwe Islam, iyo twumvisha imvugo nk'izi ngizi tubwirwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tugomba kuziha uburemere. Shayitani ntazagushukire, ntazakwibagiza iri tegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimba Allah yaraguhaye ubushobozi ntiwitinde. Ubu ngubu turi mu kwezi kwa gatandatu kwa Islam, Jamadul Thani, tugiye kugusoza. Ejo bundi ku cyumweru bi'idhnillah turatangira ukwezi kwa Rajab. Nyuma ya Rajab haza ukwezi kwa Shaaban, nyuma Shaaban turinjira mu kwezi kwa Ramadan, nyuma ya Ramadan hakaza amezi ya hijja ariyo Shawwal na Dhulqa'da hamwe na Dhulhijja nyirizina. Bityo abavandimwe Islam, igihe niki umuntu gufata umwanzuro no gufata icyemezo kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ukubahiriza iri tegeko. Ntuzavuge ngo uzabuyikora ibyejo ntabwo uzi nimba bizagera ukiriho. Bityo abavandimwe Islam, hijja ifite ibihembo byinshi cyane, ifite ibyiza byinshi cyane, cyangwa ngo tugomba kuzirikana n'itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hajju wafidun ala Allah. Abantu bajya hijja, bajya gukora umra, bagomba kumenya yuko ari abashyitsi ba Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko byaje muri hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ati, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullahi. Abantu bajya mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, bajya gukora umra, bajya muri haji, bagomba kumenya yuko ngo n'abashyitsi ba Allah. Da'ahum fa ajabuhu. Allah yarabahamagaye baramwitaba. Impamvu y'abantu bamaze gushyiraho umugambi, amagambo bavuga babwira Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Numwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ratubwira ati, wasa'aluhu fa'atahum. Abantu iyo bari muri hijja, bari muri umra, iyo basabye Imana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abaha ibyo bamusabye. Bityo abavandimwe Islam, hijja ni igikorwa cyiza. Biranahagije yuko iriya ibada ya hijja umwemeramana yikorera ahantu heza, ahantu hatagatifu, ukayikorera Imaka, ukayikorera ahantu Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho inzu ya mbere kugira ngo abantu bagandukire Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi unanayikora mu minsi myiza, iminsi 10 ibanziriza ukwezi kwa Dhulhijja. Hijja itangira umunsi wa 8 wa Dhulhijja, ni naho haboneka mu munsi wa 9 umunsi wa Yawm Arafa, haboneka mu munsi wa 10 Yawm Nahr. Niri ya minsi 10 yose abantu baba bamaze kugera Maka. Ni iminsi mu byukuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ati, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Bityo Islam, y'abantu bagiye gukora hijja bagomba gusobanukirwa yuko bagiye kubahiriza inkingi ya 5, ariko bagiye kuyikora no mu minsi myiza. Intumwa y'Imana iti ngo nta bikorwa byiza umwemeramana azakora bifite agaciro n'uburemere kurusha ibikorwa byiza wakora muri iyi minsi 10 y'ukwezi kwa Dhulhijja. Wibaze rero none ugize amahirwe yo kugera Maka, ugiye kubahiriza inkingi ya 5, urimo urakora ibikorwa byiza hariya hantu, urimo uranabikora mu minsi myiza, ibikorwa Allah yishimira.
bityo abavana Islam ibi nabyo abantu bagomba kubitekerezaho. Wigize amahirwe ukagera i Maka ukagera i Madina ugahakorera iswala ubona ibihembo byinshi cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aranatubwira ati as-salatu fil masjidil haram bi 100,000 salatin. Intumwa y'Imana iti umuntu ukoze iswala imwe gusa mu musiti w'i Maka yandikirwa ibihembo nk'umuntu wakoze iswala 100,000. kugira ngo utari wajya i Maka uzasari iswala zigeze ku 100,000 biragusaba imyaka 54 hafi n'indi myaka mike n'andi mezi make kugira ngo usari iswala 100,000. nuko uba waramaze imyaka 54 usari nta n'igipindi na kimwe cyari cyagucika. ngaho nimaze noneho uhamaze iminsi 2 iswala wandikirwa, uhamaze iminsi 3 uhasari salatul fajr, salatul dhuhri, salatul maghrib, ibyo bihembo uzasanga ku minzani ibikorwa byawe byiza. Wagera ni Madina ukagira amahirwe yo gusura ahantu hari imva y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bityo Islam ijuru rya Allah kuribona biradusaba ubwitange, biradusaba kwigomwa. Hagira umuntu ukereza gukora iki gikorwa cya hijja, kwandika byaratangiye bikorerwa ahangaha ku musigiti. Bityo Islam turasaba abayisilamu kwibutsa n'abayisilamu kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe urahanga wumva zino nyigisho uzi kutari wajya hijja, Allah yaguhaye ubushobozi, shimira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ntabwo uzi nimba umwaka utaha uzaba uri muzima cyangwa se ubushobozi ufite uyu munsi uzaba ufite. Bityo Islam ibi byiza twumva twabwiwe na Allah, twabwiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, buri wese agomba kubiharanira. Sa Imana Allah aduhe kubishyira mu bikorwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مبشمر معنا الله سبحانه وتعالى نبصبر أمرنا مجشاء إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الإسلام نقصوز خطبة يأتو twongeye kwibutsa abayisilamu n'abayisilamukazi yuko igikorwa cyo kwandika abazajya gukora hijja umwaka wa 2026 byatangiye hashingiwe ku itangazo rya Minisiteri ishinzwe ibikorwa bya hijja mu gihugu cya Saudi Arabia. Bityo ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, Rwanda Muslim Community, bunejejwe no kumenyesha abayisilamu ko bwatangiye kwandika bifuza gukora umutambagiro mutagatifu hijja. Kwiyandikisha bikorerwa ahangaha kuri umusiti wa Madina mu biro ku muntu ubishinzwe ahangaha, cyangwa se no ku musiti ubarizwaho, cyangwa se mu biro bya imamu y'intara, cyangwa se imamu w'akarere. Bityo Islam turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala abo Allah zashoboza gukora hijja uyu mwaka wa 2026 mwaka wa 1447 Allah azabahe kuzatunganirwa no kubona ibi byiza twumvise muri khutuba yacu. N'abatari bagira uwo mugambi guhera uyu munsi buri muntu wese abitekerezeho ashyiraho umugambi bi'idhnillahi ta'ala, kandi Allah buri wese amuha ubushobozi bwo kuzagera Maka ni Madina bi'idhnillahi ta'ala. Tubone n'umwanya wo kubwira abayisilamu yuko insha Allah ta'ala ku munsi wo kwa gatandatu ejo no ku cyumweru hari igiterane kizaba hariya ku Marange kibwiriza butumwa cyo kuhamagarira abantu no kubabwira ibyiza by'idini yacu y'Islam. Nje nawe bitubigiremo uruhare insha Allah ta'ala kugira ngo iki gikorwa kizagende neza ku munsi w'ejo bi'idhnillahi ta'ala. Nyuma y'isala kubera Allah buri wese yitange bitewe n'ubushobozi Allah yamuhaye. Sabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubera umwarimu mwiza. Uyu munsi ni umunsi mwiza yawmul juma, ni umunsi duhamagarirwa dushishikarizwa kwibuka no gusabira kenshi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ntuzagira ubugugu usabira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبيلنا بسانجرين يندبينهم إمام محمد
sallallahu alayhi wasallam babaye basangira ngendo beza baba abigishwa beza b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bitangiriye idini. Muri bo twavuga harimo Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali n'abandi bose baharaniye kumvira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam bose muri rusange. Allah azaduhuze nabo yawm al-qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وسائر الصحابة وعنا معهم بكرمك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حج بيت الله الحرام، اللهم ارزقنا حج البيت الحرام، اللهم ارزقنا حج البيت الحرام برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.